sasa ibi ni ibiki umva ngiye mba nabihoreye uvuga ati game ifite ukuntu ikinwa aba bagabo ntago ari abaswa ngaho you see ngaho reba Bruce Melody reba noneho gato reba aba bantu murabona hari beef bafitanye ibyo bakora barabizi so rero mwa bantu mwe ntihongere kugira umuntu uvuga ngo The Ben ngo Bruce Melody ngo yakubise akanyafu The Ben, no way no. Sasa ngaha bundi sinzi niba mutabibona nta nkuru yari kubirimo iyo The Ben azaga gukora ibitangaza ku buryo nta comment iza kurenzwaho nyine still akaba arusha Bruce Melody, nta nkuru yari kubirimo. Ariko reba fote ni iyihe kuko stage yari iteguye neza ari uko abantu baje bari bahari, ariko reba udukosa twagiye dukorwa ni twa tundi tutari ukuvuga ngo harimo ubuswa bw'undi ngo playback nose yari live ya turayizi, ijwi rye turarizi, ijwi rya The Ben turarizi, abanyarwanda bararizi. Ntabwo ushobora kuza ukabumvisha buryo ki ari umuswa, ahubwo ushobora kuvuga ngo se kubera iki yahisemo kuririmba playback kandi n'ibindi tuzi neza kabizi. Urumva ni udufote bo bagiye bakereya ubwabo kugira ngo babone uruhande rumwe bazamu. Gusa this is so beautiful, this is so nice fans. Ibi ni byiza, biryoshya game, biryoshya ikibuga pull up kabisa. And gusa nyine mubibona nubwo ukuri bakuberetse ni ukuvuga ngo iyi post si niya kera, utavuga ngo byabaye mbere. Jya kuri account ya Coach Gael wirebere.